tubahaye ikaze ino wa mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, aho turambura mu byanditswe kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Turi kumwe na bene so Karimba Fisi. Dusenge. Mana nziza, shimwa kubw'urukundo rwawe, dukunda tutari beza, habwa icyubahiro. Ngwino bane natwe muri uwo mwanya, dusobanurire byose mu izina rya Yesu. Amen. Impamvu zitera abantu gusubira inyuma. Hari byinshi bitera abantu gusubira inyuma. Mu by'ukuri hari ubwo abantu baza kuri Yesu babitewe n'impamvu zitandukanye. Hari ugutinya Gehinomu. Benshi bumva ibya Gehinomu bagatekereza umuriro uzatwika abanyabyaha, maze bakaza kuri Yesu babitewe no gutinya atarukanga icyaha nyakuri. Hari ababatizwa kubw'izindi mpamvu, bakurikiye abagabo, abagore, ibigare byabo babarizwamo kuko bahindutse, nabo bakumva bagomba kuba bari kumwe nabo. Muri make habaho guharara. Iyo bahararutswe kwa gutinya ni kuba kukibarimo. Iyo ibyo bashakaga bamaze kubibona biba birangiye. Tugiye kurebera hamwe impamvu zimwe zitera abantu gusubira inyuma. Impamvu zitera abantu gusubira inyuma izo arizo. Mu gitabo cy'umugenzi umuzingo wa mbere paje 151 kugera 156 tuhabona ikiganiro byiringiro yajyanye na Mukristo mu rugendo barimo. Tugiye kwibanda ku mpamvu 9 Mukristo yatanze zituma habaho gusubira inyuma. Intambwe ya mbere yo gusubira inyuma kwabo ni uko bibagiza uko bashobora iby'Imana n'urupfu no kuzacirwaho iteka. Bibwira ko bishoboza byose. Pawulo we yabivuze neza ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Benshi bahugirana mu bidafite umumaro bakirengagiza aho bakura kunesha no gucika kuzacirwaho iteka. Abaroma igice cya 8 umurongo wa mbere havuga ngo ariko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Muri make kwibagirwa ko umuntu ari umunyantege nke. Dukeneye gushaka Kristo kuko ni umunyembaraga. Nitumwemera azaduha kunesha. Iya kabiri ni uko bareka buhoro buhoro gukora ibibakwiriye mu rwisho. Abantu bareka guha umwanya igihe cyo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Umwanya wo gusenga mu rwiherero urabura. Umwanya wo gusabana n'Imana umuntu ku giti cye kugira ngo abwire Imana Data twese ibimunanije by'urugendo n'ubu gihari. Mbese kwihugiraho n'ibyo bimuranga. Umwanya basigaranye ni uwo gusoma Bibiliya ku isabato gusa cyangwa mu materaniro nayo yabashije kujyamo. Usanga kubabazwa n'ibyaha bitakiba muri bo, nta kwirinda k'umutima bagifite muri bo. Mbese mu rwiherero rwabo naho batandukanye n'abapagani. Gutegekwa na kamere birabagenga. Kwirinda Satani kukababa kure. Iya gatatu ni uko bihunza abakristo bakijijwe by'ukuri. Ahari biragoye gupima kugizwa k'umuntu, ariko hari abo tubona natwe ubwacu tukabita abakristo. Bamwe tuzi ko bakunda kwiga ibyanditswe byera, bamwe badatandukana n'ibyanditswe ndetse n'ibyo Imana ivuga. Iyo bigeze kuri iyo ngingo umuntu atangira gucagura abamubera inshuti, akabona hari abo bari ku rwego rumwe n'abatari ku rwego rumwe nawe, akabona hari abatagendana n'ibigezweho. Batangira kubahemba amazina, bamwe bakabita ba Yesu. Abakobwa badashidurwa n'ibigezweho, abasore badatwarwa na byacitse biri hanze aha bagatangira kubita amadage. Ugasanga umuntu arashaka ubucuti kubitwa abakoboyi, amaniga, abarasta, bagasirimu ndetse n'abandi nk'abo, akanga kugendana n'abavuga iby'Imana. Iya kane ni uko bacogora ntibakunde gukora ibibakwiriye imbere y'abantu. Abantu ntibaba bagikunze kubaha abandi bari wa mwanya wo gusenga ndetse no kwiga ibyanditswe byera hamwe n'abandi. Niba baba bakibibonera umwanya, gahunda yo mu rwiherero irabura, umwanya wabyo ntuboneke. Noneho kuri iyi nshuro kujya aho abandi bari nabyo ntibabikora. Ugasanga hateguwe umwanya w'amasengesho cyangwa itsinda ryo gusenga nk'abakristo b'itorero, ariko wa muntu urimo usubira inyuma ntaba akibonetse mu mwanya mwiza nk'uwo, ahubwo afite ibindi bikimuhugije byo muri ubu buzima.
umwanya wo kuganira iby'Imana niwo ukibonetse, ahubwo amagambo y'ubupfapfa niyo aba mu biganiro byabo. Iya gatanu ni uko batangira kugenzura bamwe mu bubaha Imana ngo babone icyo babagaya. Batangira gushaka impamvu zibashyigikira mu kugwa kwabo. Mu mwanya wo kwigenzura bo ubwabo, batangira gukora ubushakashatsi ku bandi bizera bitwa ko bubaha Imana, bakagenza abakuru b'itorero, abaririmbyi se, ndetse n'abandi bizera. Mu gihe habayeho kubacyaha, bagatangira kwitwaza ba bandi ngo na runaka bigenza uko. Nshuti z'Imana, twisuzume twebwe ubwacu, twinire mu mitima yacu, kugira ngo mbere ya byose tubanze dukize ubugingo bwacu, kuko gushaka kurebera ku bandi basubira inyuma nkatwe kugira ngo tubatangeho ingero, ndavuga abo twita ko bakijijwe, tuba turi gutwika inzu tuyirimo kandi twafunze aho gusohokera hose. Ariko impamvu zibibatera zituruka kuri Satani. Babagenzurira kugira ngo babone inenge muri bo, yababera urwitwazo rwo kureka kubaha Imana. Iya gatandatu ni uko batangira kubana n'abantu bakunda iby'isi. Abantu batangira kubana n'abanyabyaha batabisha, abasambanyi, abasinzi, abanyangeso mbi, bakaba aribo batangira gupangana gahunda zabo, akaba aribo basurana, nibagirana, baganira. Iya karindwi ni uko baganira iby'isi n'ibiteye isoni rwihishwa. Za nshuti bahisemo kubana nazo, zimwe zikundira iby'isi, nizo bafite aganira nazo, nta kindi baganira sibye gahunda z'isi ndetse n'ibidakiza ubugingo. Iby'Imana bigenda bikendera muri we, umwanya wabyo n'ubu ugihari, ahubwo kwikundira iby'isi n'ibinezeza byayo bikimura Imana mu ntekerezo ze. Kandi iyo babonye abitwa kubaha Imana babikora, barabyishimira kuko bibamara isoni zo kubikora cyane. Intambwe ya munani ni uko batangira gukinisha ibyaha bito ku mugaragaro. Ibyaha byitwa ko ari bito bitangira gukorwa mu ruhame kandi bakumva nta mutima ubacira urubanza. Ubwibone buratangira bukazamuka, amagambo adahesha Imana icyubahiro agatangira akavugwa kandi abantu bakumva ntacyo bibatwaye. Iya cyenda, bamaze kwinangira biyerekana uko bari, bashyira hanze uko bari, ntacyo baba bagihisha, ibyaha byose babishyira ahabona. Yemwe ntaho baba batandukanye n'abandi bose, ndetse rimwe na rimwe hari aho barenga urugero rw'abandi bari basanzwe. Icyo kwitaho. Gusubira inyuma ni kwabura kuzanira urupfu, kujya mbere kuzana gutinya urupfu, ariko hirya yarwo ni ubugingo budashira. Noneho ndajya mbere. Amagambo Kristo yabwiye ubwo banamutirengera, ubwo bahuraga nawe basubira inyuma, bavuga yuko ku musozi hari ibiteye ubwoba, ko hari intare ziziritse batinya kuribwa nazo. Paje ya 44 muri volume ya mbere y'Umugenzi. Ngo kandi yumvaga amajwi ateye ubwoba n'ibimugenda iruhande bigenda bigaruka. Icyo cyatumye ubundi yibwira yuko bigiye kumushishimura cyangwa kumukandagira. Arahagarara ashidikanya icyo ari bukore, ubundi yibwiraga gusubira inyuma, maze agakeka yuko ahari acagashije icyo gikombe. Ni mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu aho Umukristo yari asumbirijwe. Nyuma yibuka yuko yakize akaga kenshi, yigira inama yuko gusubira inyuma kwamuzanira akaga kuruta ko kujya mbere. Nicyo cyatumaga agambirira kujya mbere, maze b'abadayimoni bakomeza kumwegera. Bagiye kumugeraho avuga ijwi rirenga ati, ndagendana imbaraga z'Uwiteka Imana, maze basubira inyuma ntibamugeraho. Ni mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Mukristo ntiyarwanishije inkota nk'ibyo yari yakoze kuri Apoloni, ahubwo yahisemo kurwanisha amasengesho. Umugenzi volume ya mbere, paje 64. Dukomeza kwibanda ku cyo kwitaho. Ubwibone butewe n'umwanya umuntu arimo ni ikibi cyashinze umuzi, cyarimbuye ibihumbi byinshi.
Abantu ibihumbi byinshi bari buzuye kurarikira kuba abanyacyubahiro b'ikirenga no kugaragarira buri wese bararimbuwe kubera ko batari bagihanze amaso icy'ingenzi. Bari barigenzuye birebeyeho kandi bigereranyije nabo ubwabo. Kurarikira ikuzo n'ishimwe kwabo kwari kwarabyaye gusubira inyuma mu bya mwuka. Iki ni icyigisho abantu bose bari bakwiye kwigana ubushishozi kugira ngo baburirwe kwirinda kwikanyiza n'ubugugu, birinda ubwibone, bukuraho urukundo bakunda Imana kandi bukangiza ubugingo buhoro buhoro. Ubutumwa bwatanijwe volume ya 2 paje 195. Icyo twitaho ni mu gusohoza umurimo wa Kristo itorero rizashobora kwizera ko riri hamwe nabo. Yarababwiye ati, mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Kimwe mu byangombwa byo kuzuzwa kugira ngo bahabwe imbaraga ya Yesu ni uko buri wese yikorera umutwaro we. Imibereho y'itorero ubwayo izaterwa n'ubudahemuka buzanwe no gukora umurimo w'umwami nk'uko ashaka. Kuwirengagiza no kwitegurira gucika intege mu by'umwuka ndetse no gusubira inyuma. Ahatari igikorwa kinini umuntu akorera mugenzi we, urukundo ruracogora, kwizana ko kugacika intege. Uwifuzwa ibihe byose, paje 3642. Dore intwaro zatubashisha kuguma muri Yesu, ariko kunesha Satani mu rugamba rw'imibereho yacu. Iya mbere ni ugusenga ku buryo bune, mu ruhame cyangwa se mu materaniro, mu muryango cyangwa se mu rugo iwacu, mu rwiherero ndetse no mu mutima, nk'uko utera uhoza ibitekerezo ku Mana nka Enoki. Iya kabiri ni ukwiga ibyanditswe byera ubyitondeye, wumva byigisha umutima wawe nk'ibyo kurya biwutunga. Iya gatatu ni uguhamya Kristo, kubwiriza ubutumwa mu mpano ufite. Matayo igice cya 7:7-11, Luka 11:8, urwa mbere rw'Abikoreye n'igice cya 15:43-45, Yohana 16:21-24. Uyu muntu ugeze ahera cyane aha yinjijwe mu bwiza. Abaroma igice cya 8:30 ndetse n'urwa kabiri rw'Abikoreye n'igice cya 3:11. Wibuka kangaha aba afite agahinda katari k'ibyaha agenda akora, ahubwo gaturutse kuko agenda yishurirwa uko gukiranuka kw'Imana guteye n'amahame mashya y'ukuri kwayo mu mutima we. Yisanga adakwiriye, akumva akeneye kurushirizwaho kwegera no gusa na Kristo. Ubwo nibwo imbabazi n'umurava bihura bigahoberanira umukororombya. Icyo tugomba kugumya kwitaho, ubwo nibwo azasohorezwamo amasezerano yo kugira kamere y'Imana muntu. Mu gice cya 31:31-34, Ezekiyeli igice cya 36:26-27, Matayo 11:28-30, Abaheburayo igice cya 4:1-12, urwa kabiri rw'Abikoreye n'igice cya 5:7. Ubwo nibwo uwo muntu yinjira mu buruhukiro bw'umutima yateguriwe, kuko aba amaze kwezwamo kamere mbi yamuganishaga ku byaha. Amahame shingiro ya Bibiliya, paje 80-82. Kuvuganira umuntu kwa Kristo mu buturo bwo mu ijuru ni ingenzi mu nama y'agakiza. Nk'uko urupfu rwo ku musaraba narwo ari ingenzi, nuko rero kubwo kwizera tugomba kwinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije. Yesu yakinguye urugi rujya ku ntebe ya Se. Kubwo kuduhuza nawe, abafite ubushake bose bwo kuza kuri we bizeye bazerekanwa imbere y'Imana. Amagambo ari mu ntambara ikomeye, paje ya
189. Amasomo dukwiye kuzirikana Bibiliya adufasha gusobanukirwa neza iby'aya magambo n'igituma abantu basubira inyuma. Inyuma y'igice cya 2, inyuma y'igice cya 3 22, inyuma ya 14 Hoseya igice cya 14 Urwambere rw'Abikoreye n'igice cya 11 ndetse n'Abaheburayo igice cya 10:39. Tugana ku musozo wacu, dukwiye kwimenya twebwe ubwacu, tukamenya icy'ingenzi gikenewe mu mibereho yacu, tugaha umwanya uhagije kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusabana n'Imana twiherereye binyuze mu kwiga ibyanditswe byera ndetse no gusenga. Ahari hari ubwo ibi byaba atari ubwa mbere ubyumvise, ushobora kuba ubyumvise bwa kenshi, ariko ibaze impamvu iryo jwi rihora rikubwira ibi. Nitudakora ibi, tuzagumya kumva iri jwi kugeza dushyizwe mu bituro cyangwa Yesu agarutse, maze ijwi ryatubwiraga rizabe igishinja cyangwa se umushinja wacu ku munsi w'amateka. Yesu aduhire, atugirire neza kandi atubashije gukora ibikwiriye kugira ngo tutaba abasubira nyuma, ahubwo tube abajyambere. Mu izina rya Yesu, amen.